ahantu neza kwaruhukira ubundi wakiruhukira. Mani nanjye nahinduye igihe twereye tugenda. Ndibutse hano ufite n'ibiceri. Reka ugende uzane amandazi aba ariho turuhukira. Sibyo? Mani n'inzara yari nyinshi. Uziko maze icyumweru. Wowe ihute naho wirya. Uziko maze icyumweru nayo. Cyose se. Mani kutebutse. Mani ndatebutse kuko inzara nari. Garizane hano. Uziko nari mfite inzara nk'isaki ibyutsa ako kanya. Akumva urya ryoshyera. Mani ntabyose cyane pe. Turabaginga bari kurya amandazi. Uribuka ko twari dushonje. Reka tugende tuyabaga. Uretse ariko umva mani birabisaba mu bwonko. Njye urabizi ko ndi plan. Ndakwemera mani. Reka nze nkwereke tubatekera umutwe. Igenda avuga ko ndi kumva muri iki gipangu nyine ndi umwana wawe. Okay. Duhite tuyabaka. Ubwo ndahita nkwara imwe duhite twinjiramo. Twijijishe. Okay. Twagiye. Umva sha. We. Nani isoni. Igipangu muroni cyane. Nese nimba atari cya papa bivuze. Kibyatuza se kurya. Ntabwo byahoza kurya ariko ntago ari byo. Kuza kurira ku gipangu cy'umuntu. Nese ni cyawe ubundi ko mbona wayaga. Hano ni mu rugo. Iki cyemeza ko ari iwanyu. Tugende mbere. Kwanza muzane hano. Ako se rero kazana hano. Nese bya bivuze ko kubitwara. Bivuze ko hano ni mu rugo. Ngomba gukora icyo nshaka. Umaze kubyimba. Go. Mani nagari wa. Cyangwa urashaka ko tuguhereza sha. Nese manu bahangani iwabo. Mani bihorere tuzagura n'ayandi. Usiko biyariye mani bikayamara yose sha. Nge mani bihorere ariko. Nese basi tugende cyangwa turuhuke. Dupfe kugenda no muri nta kintu azabamarira ari amandazi. Ku icyaba cyiza twanza tukaruhuka n'undi umuntu aracyarushye. Tukanza tukarindira wasanga atari ni wabo. Nari bireka turuhuke. Nari. Mani uko bari batwije. Umbe nano kwaza tuhanye cyangwa kuguma hano wenda babiri. We twagufasha. Iziko cyasinzire. Weza. Yakorana ku gipangu wanzanya hano. Urabona nibashake bakijyane mbere. Kuko habari bicare. Nushaka ukijyane ukuntu twaturi kwiruhukira sha kikaza kikatura amandazi ukijyane turiye n'amandazi. Bawitonze we. Ngo nguki. Wae turi kwiruhukire kiraza kitura amandazi. Ahubwo reka tujyane. Wae mushyire boss sha. Iki boss ni iki ngiki kiranga. Kiranga. Changa. Boss Zama ni kice cyatu. Ni iki boss. Bazamwe zone. Ngiye kuri gato koraga ikibona. Rwose nemaze icyumweru nari. Utarya. Ngiye waje gutera akavuzo. Ndazo kubifatira. Kuri gato koraga tudufata jamasi yavo. Jama neza jama. Bambira jama neza. Boss mbabura w'ikindero kitari kunkubita. Muhikiri jano. Babarira. Yahaguruka javaho haguruka. Yavuga vaye azamuva azamuza yavuga ndashaka amabuye yose yabone mu gikari ukize vaho asa kutwaye gato fata ujya utashara amabuye no boss kiracitse rwose kiracitse. Wowe cyenza bite kina gagucitse gute Boss kiruka n'ingeragere. Ingeragere icyo hano. Ingeragere mu bityo mu gihe. Yavaho. Ari amabuye gutura bari uyatunga. Yavuga. Boss imuhe boss. Imuhe ziki? Imuhe boss. Urakora ukwezi udahembwa. Boss imuhe boss. Icyo nizo mu. Uhembwa ngana. 15 ganya kabiri. Uyu nguyu ni birindwa atanu byo nzayamuha nibyo nzago. Yavuga. Ubone guhitamo amabuye kuyayora cyangwa kuyahezahembwa 2000. Boss Imana izaguha. Imana izamana. Imana izaguha. Itaramanye nyiri mwana.
wewe urashaka kunkanga bose ni isazi ariko isazi mukase nandi yararimo cyo uza musige mbo biryo kugura bogisi girava vuba wajya nawe cyuma mutwe urishima ariko urabikora ni handi hawe reka njye nimba ngiye no mu nzu kwigamira giravuka asuba uko cyatinze ubu ntibakiciyera kazenje kureba ariko ukuntu byifashe ariko no kugenda nigengeseye nanjye batanjyanamo murekaze man byagenze bitewe asema nabonye bakwikureye nk'igifuka cy'ibishyimbo cyakira ijana uzi ibyambaye dore ukuntu nabaye byo baranaguhaye icyo nabonye sinzongera kurya ibyo nakoze ngiye kurya n'ibyo nikoreye okay nari gerageza ariko nzi ko utazabibona oya ngiye kurya n'ibyo nikoreye kandi ibyo mvuze ni ukuri ngiye koko icyo kuri somo inama nakugira nawe ukazayigira abandi ni ukurya ibyo wakoreye sinzi ariko nawe ndumva ibyo bintu ari byo ahubwo tugiye gukora twagiye manje